coach twamusuje ngira ngo tujye dutangira n'ibibazo cyangwa wenda mbanze mbaze coach kuri reaction ye nka match officiel match ifite ikivuze kinini cyane kijyanye no gikorwa cyo gufungura stade iyi match wenda itagenze nk'uko mwabyifuzaga ariko wenda hari icyo iberetse twagira ngo mugire icyo mutubwira ku mukino urangiye murakoze ngira ngo nk'uko utangiye bivuga icyo twishimira ni igikorwa nyirizina cyateganyijwe kuri uno munsi cyo gufungura ku mugaragaro stade Amahoro. Twaboneyeho n'umwanya wo gushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu, gushimira umuyobozi mukuru nyakubahwa Paul Kagame ubw'igikorwa nk'iki ngiki. Kugira ngo ni igikorwa mu by'ukuri nk'uko benshi babivuze kiri ku rwego mpuzamahanga. Rero ngira ngo icy'ingenzi ni uko twari bamwe mu bashoboye guhabwa amahirwe yo gukina umukino mu gufungura stade nk'ingiyi. Hanyuma iby'umukino byongera ngo wenda byaje bwa kabiri. Ngira ngo rero umukino mwiza, nashimira ekipe zombi, felicitation kuri APR, ariko natwe ndafelicita abakinnyi bacu bitwaye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Twari ekipe ngira ngo igaragaza ubushake, igaragaza inyota, igaragaza kugira ibyo yubaka, igaragaza umukino mwiza. Ariko na APR nayo yakinira ekipe nziza, ngira ngo yakinira umukino mwiza. Ngira ngo twaje gukora wenda ikosa byumvikana ryabaye ryo kudashyira pressure ku muntu ufite umupira ahantu habi. Rero ku mukinnyi nka Gilbert ngira ngo umupira wamukundiye, ariko urebye condition twakiniyemo, igihe abakinnyi barimo, amakipe yombi, ibihe arimo bya pre-season, ngira ngo ni ibyo twabonyemo ni byinshi. Ntabwo twakwishimira byinshi birenze ibingibi, ntabwo twasaba abakinnyi byinshi birenze ibyo twabonye kuri uno munsi. Ahubwo icyo twakwishimira gikomeye ni icyizere batanga. Urebye abakinnyi barimo, ngira ngo ekipe isa nkaho ifite amasura menshi, harimo impinduka nyinshi cyane muri ekipe yacu. Navuga rero ko hari abatagaragaye kandi wenda babashobora kuba hari icyo bagaragaza kuri uno mukino, ariko nk'uko match yaje wenda mu gihe gito gishoboka, ariko mwakwishimira uburyo abakinnyi bose bitwaye muri rusange, cyane cyane ko bigaragaza ko hari ibyiza umuntu yakwitega imbere bitewe n'uko twabibona muri uyu mukino. Hanyuma coach, ntabwo nk'itangazamakuru twabonye umwanya mwiza wo kugufelicita nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro. Ndibuka sezo ijya kurangira rwose mwari maze iminsi mutavugisha itangazamakuru, yo na nyuma y'umukino w'igikombe cy'amahoro mwatwaye. Nyirinze kuvugisha itangazamakuru, wenda uraza kutubwira n'impamvu n'icyari cyabiteye, ariko ndifuza ko mukomoza cyane ku rugendo mugiye gutangira rwo kwitegura imikino ya Sekafa ndetse na CAF Confederations Cup, ekipe idasanzwe imenyereye gukina amarushanwa akomeye, amarushanwa yo ku mugabane. Ekipe muri gutegura gute, kubashyiramo iyo myumvire, ambition izihe nka ekipe idasanzwe imenyereye gukina imikino yo ku rwego huza amakipe y'umugabane? Urakoze. Ngira ngo nibyo nk'uko yabonye mu kibuga, hari abakinnyi benshi cyane batari bamenyerewe muri polisi, ko turimo turageza kubaka ekipe nk'uko bivuze izajya ku ruhando mpuzamahanga kugira icyo ikorayo, itagiye gusa kwitabira cyangwa gutembera. Niyo mpamvu rero amarushanwa akomeye akinwa n'abakinnyi bakomeye. Ngira ngo natwe nibwo turimo tugerageza gukora, dushaka abakinnyi bakomeye bazafasha ekipe kugira ngo ihagararire neza igihugu, ariko nayo ubwayo irusheho kuzamura izina rye ku ruhando nyafurika. Ngira ngo rero hari benshi mutabonye, ariko nabo mwabonye, ngira ngo hari icyo baberetse mu minsi mike tumaranye nabo. Harimo n'abakinnye match bakoze umwitozo umwe gusa, ngira ngo ibyo birumvikana. Off season, pre season, ngira ngo igihe cyo gukora kuri byinshi, ariko
ni umukino nawo utweretse ko Kameme hari aho bamaze kuva hari n'aho bamaze kugera, binaduha icyizere cy'uko ekipe yose nimara kuba complete hari icyo bizatanga kuri ekipe ndetse no ku rwego rw'umusaruro. Ngira ngo rero nadushimiye ko twatwaye igikombe, ni byiza, byaradushimishije, byaduhaye tike tutaherukaga, niyo mpamvu mu by'ukuri turimo kugerageza gushyiramo imbaraga. Nanashimira n'ubuyobozi bwa Police Nationale kuko niyo iduha byose, niyo iduha ubushobozi kugira ngo tubone abo bakinnyi beza. Ngira ngo rero haracyari kare kugira ngo tutangaze intego, ariko birumvikana intego hari short term objectives, zo birumvikana iyo ufite rounds ugomba gukina wirinda kwipasa muremure, so hari izo short term objectives, ni ugutsinda match ya mbere, hanyuma twareba ukuntu twarenga ijonjora rya mbere, hanyuma n'izindi objectives zigakurikiraho. Ariko ndabona kubwira ngo intego aka kanya kubera ko twabonye itike, tugiye gutwara igikombe, tugiye mu matsinda, byose bifite aho bigomba guhera. So izo short term objectives ni match ya mbere, hanyuma izo mid term objectives ni ukurenga match ya mbere, kurenga ijonjora rya kabiri, hanyuma long term tukareba ko wenda twasunika tukagera no mu matsinda. Icyuko mutatubwiye mumaze gutwara igikombe cy'amahoro cyo tuganiriza, ariko ntabwo ari njye nyine muri Police FC, ngira ngo hari abo murana nabo, ngira ngo rero nibaza ko mutigeze mubura interview kuva muri equipe ya Police FC. Ntabwo mwayibuze kuko umwungiriza wanjye arazitangaga, kandi ngira ngo nicyo equipe ivuze. Equipe burya si umuntu umwe, ashobora kurwara, ashobora kugira ibindi bibazo, ariko ubuzima bwa equipe burakomeza. So nakwinjira wenda cyese niba ari bahinge mwashakaga, ariko ubundi Police FC yaravuze nta gihe yigeze yanga gutanga interview, cyese niba wenda equipe ari umuntu umwe, wenda icyo gihe nabisabira imbabazi, ariko twe dukora nka equipe ndakeka. Kandi iyo aza kuba hari ikibazo wenda nabo twari kumubuza gutanga interview, ariko kuba yarahawe uburenganzira bwo gutanga interview nuko mu by'ukuri ibintu byose tuba twabipanze hamwe, tuba tubiziranyeho, icyo yavuga nicyo navuga, wenda ubutaha no kuzabikosora noneho nkajya nza. Ariko ngira ngo Police FC ntabwo ntagira kimwe igeze yanga gutanga amakuru ku banyamakuru, ko twe twubaha akazi kanyu, ngo wenda bamwe na bamwe mutakubaha kacu, ariko twebwe turakubaha. Dusigaje ibibazo bibiri, uyu kimwe na n'uriya mugabo. Coach atugarutse ku bakinnyi mwabuze, twabonye Ani Elija ari mu myitozo, tubona yongeye gufata rutebikirere, wenda uraza kuduha update kuri we niba byaramaze kurangira mutazamusinyisha. Hanyuma natubwire wenda aho usigaje kongeramo imbaraga mu buryo bwo kubaka equipe, abakinnyi mwazanye, hari abo mukiri gushaka, ariko aho ubona uzibanda cyane mu kongeramo abakinnyi bataraza uhatubwire. Yes, ni Elijah, njye mwita Elijah, mwita Elija cyangwa ni Elijah, ntega ko nabwo buryo bwiza. So Elijah ni umukinnyi wacu, twaramusinyishije, ariko birumvikana abakinnyi burya nyine iyo ni urugendo rwabo nuko rumeze, ntabwo aza gutura ahantu hamwe. So ngira ngo ni amahirwe ku ruhande rumwe, ariko si n'amahirwe ku ruhande rumwe, ni amahirwe ku mpande zose, kuko yagurwa ni byiza kuri twebwe, atagurwa nanone ni byiza kuri twebwe. Urumva ko brand yacu nka Police FC tugize amahirwe umukinnyi akajya gukina mu Bubiligi, ngira ngo murumva icyo bisobanuye. Ni inyungu, ni brand y'izina, ni abagiye kutumurika, ni byiza. Nubwo nataradukinira, ariko mu mpapuro n'umukinnyi wacu officially byemewe n'amategeko. So nanone bidakunze byazagaruka, ariko updates wenda sindi mwanya wo kuzitanga neza, ariko amakuru mfite nuko birimo kugenda neza, arimo aritwara neza.
ariko ubwo iyo bitarashyirwaho mu akadomo wenda twategereza igihe bizagendera neza ijana ku ijana, gusa amakuru ahari ni uko mu by'ukuri arimo kugerageza kwitwara neza. Abakinnyi barahari turacyongeramo, wenda nubwo atari benshi, ariko urebye muri departement zose navuga ko twamaze kubonamo abakinnyi. Nizamu muri axe central hari abadefenseur central babiri batakinnye kuri iyi match, barahari. Umwe yasubiye iwabo gatoya, undi yarayaje. Kuri ruhande rw'iburyo inyuma mwamubonye Senjore Eric. Uruhande rw'iburyo naho turacyabirimo, ntabwo turafiringa, umwanya uracyahari. Hagati yongera ngo tumeze neza muri recuperation, mwamubonye musanga ko ari umukinnyi mwiza. Simeho twaramubonye, turacyashaka abakinnyi bandi nka babiri. Nanone in case Elijah yabagiye, ubwo nanone twaba tugifite ubundi mwanya wo kugira ngo dushake umukinnyi wo hanze, ariko birumvikana n'abanyarwanda bo tugomba kubarebaho, ntabwo turimo gushaka abanyamahanga gusa ko ntabwo bazakina bonyine. Ntabwo rero ko muri match tugeze nko kuri 80% ya recruitment, ntabwo rero ko tubirimo neza.